uroze ukeneye kakuvaho, hari imyuka mibi guhambiriye ukeneye kikurekura. Mbega hari ibibazo bigiye bitandukanye ufite mu buzima, ariko uvuga ati mpuye n'umukozi w'Imana kansengera byasobanuka. Reka nkubwire ngo ni karibu mari ku bwanyu, n'icyo Imana impamagariye. Warwaye indwara barakubwira ngo ntizakira, wagiye mu Bushinwa, wagiye mu Buhinde biranga, wagiye mu bihugu bitandukanye biranga, ariko reka nkubwire ngo hejuru y'imbaraga z'abadogiteri n'abaganga batandukanye hari imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Tera intambwe nkusengere ukuboko k'Uwiteka kugukize, hanyuma ushime Imana userebure. Ese ninda yaguhezeho, barakuzinze? Reka nkubwire ngo tera intambwe uze nkusengere ibyo bizingo bikuveho. Ese ni imyuka mibi bakoherereza, ni amahembe bahora baguteza? Ese ni ikihe kibazo ufite iwawe? Reka nkubwire ngo mari ku bwanyu, Imana impamagaye kugira ngo mfashe abantu bayo. Kubera iki? Kuko ibona ko abantu barushye, niyo mpamvu icizeho, niyo mpamvu impamagaye, niyo mpamvu yampaye ubushobozi, kamububashe kamubutware bwo gutegeka. Ese ni abadayimoni bakuriho? Ni imyuka mibi? Oya, ni imivumo y'ababyeyi, ni imivumo ya masenge, ni imivumo yihe ikuriho. Ese ni ubushomeri bikumereye nabi? Ufite diplome yawe, yifate uyizane nyisengere. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Dr.APOSTLE, nkunda bose happy aho muherereye hose, ndabakunda cyane, muraba agaciro kuri twebwe, kandi n'ukuri mugumye mudukurikirane ku biganiro bigiye bitandukanye tugiye kuzajya tubagezaho, kuko ni iby'agaciro kandi n'ukuri muzagenda mwunguka. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ku kijyanye n'abapfumu. Ubundi umupfumu ni iki? Umupfumu ni izihe ngorane atera abantu? Umupfumu riva ku ijambo rivuga gupfumura. Ni ukuvuga ngo umupfumu iyo wamugeze impande cyangwa se wagiye kumureba ngo agire ibyo akubwira cyangwa agire ibyo agusobanurira, hari ubutekinisiye akora ku buryo abasha kwinjira nyine agapfumura, akareba ibiri mu rugo rwawe, cyangwa se akareba ibibazo ufite bitewe n'iki, bitewe n'ibyo yajya kubaza. Hari ababanza bakakubaza se bimeze gute na gute, cyangwa akakubaza uwo muntu uwo muri famiye wapfuye, kugira ngo abone aho ahera abasha kugira ute kukwesikoroka cyangwa se kukurangiza. Reka mbyite gutyo. Abantu benshi bakunze kujya mu bapfumu cyangwa se bakunze kujyayo, nta kindi bahura nacyo kitari inyatsi ihoraho. Nabyita karande y'ibihe byose, reka mbyite gutyo, y'ubukene. Ubukene akenshi na kenshi burabadukira. Kubera iki? Akubesha ko yakuvuye cyangwa yagukijije cyangwa hari ibyo yagize ute yakubwiye, ariko akagira ibindi aguha cyangwa se agushiramo. Ugasanga buri gihe umutima wawe nta handi uburi, uhora uri ku bapfumu. Niba wagiye kwa Salongo uyu munsi, ejo ukazajya kwa RUTANGARWAMABOKO. Niba wavuye kwa RUTANGARWAMABOKO, ejo ukazajya kwa Mwamini. Niba wavuye kwa Mwamini, ejo bakazakubwira bati Igisenyi hari umupfumu wa danje ukoraho rikaka, ukajyayo. Niba uvuye Igisenyi bakakubwira bati muri Kongo hari undi mupfumu ukoraho rikaka, ukajyayo. Kandi aho hose nta na kimwe kiri gusobanuka ku bibazo byawe, ahubwo uri kujyana y'utwawe. Haleluya. Wava
muri Kongo bakakubwira bati mu Burundi hariyo umupfumu, hariyo umuntu udasanzwe ukora ibitangaza, ukoraho rikaka we ukajyayo. Wava i Burundi bakakubwira bati muri Tanzania hari umupfumu ukora ibitangaza, ukoraho rikaka, ukagenda uzenguruka gutyo ugenda. Muri make umunyarwanda aca umugani aravuga ngo iby'abapfu birya n'abapfumu, iby'abapfu biribwa n'abapfumu. So Imana ishimwe rero ko nubwo abapfumu bariho, hari ubundi buryo yagize igakora. Haleluya. Hari uburyo yashyizeho abo gukuraho ubwo bupfumu cyangwa se izo mbaraga z'abapfumu, iyo myuka baba bagize ute bashize mu bantu. Ibashiraho, ibaha imbaraga, ibaha amavuta, irabuzuza. Haleluya. Icyo gihe rero reka mbabwire, ngiye kubasomera ijambo rivuga ku bapfumu. Haleluya. Umva, umupfumu nubwo yatekinika, nubwo yaroga, nubwo yapfumura, reka mbabwire, hari ikintu abapfumu batagomba gukinisha. Hari imbaraga badakinisha. Iyo bageze ku muntu usenga, iyo bageze ku muntu urimo imbaraga z'Imana, bagiye gupfumura, wenda uragiye urabe ati nkeneye kuroga runaka, akabasenga, barakubwira ati uyu muntu ntabwo twamushobora. Kubera icyo utatuzaniye undi ukatuzanira uyu muntu. Bishatse kuvuga iki? Imbaraga ziri mu bantu basenga, ziri mu bantu b'Imana, ziri hejuru y'iza Satani. Niyo mpamvu rero Satani n'abadayimoni be barakora, n'abakorana nabo abo bapfumu, ariko uko byagenda kose hari imbaraga zimira izindi batagomba gukinisha. Reka mbasomere ijambo mwumve. Igihe Mose yajyaga na Aroni kwa Farawo, arangije aragenda ajyanye inkoni. Reka mbabwire, ngo arangije ayirambika hasi. Ngo barangije baravuga ihinduka inzoka, baravuga ngo ni ibisanzwe. Reka mbasomere mwumve. Haleluya. Ijambo turarisanga mu Kuva ibice 7 umurongo waho wa 10 turageza kuri 12. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni, aribo bapfumu ba Egiputa, nabo babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese wo muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Imana ishimwe. Aho niho nababwiraga hari imbaraga zimira izindi. Niyo batekinika, niyo bapfumura, niyo bagira ibyo bagushiramo, hari imbaraga z'Imana zimira izindi. Hari imbaraga zihuburamo ibyo bagushizemo. Reka nkubwire, niyo mpamvu duhamagawe kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Niyo mpamvu Imana inshizeho kugira ngo nsengere abantu. Ese ni amarozi akurimo bagushizemo? Ese ni imyuka mibi ikugendaho? Ese ni imivumo bakuvumye? Mari kugira ngo haleluya nkusengere nkukureho iyo myuka y'abapfumu, iyo myuka y'abarozi, iyo myuka y'abadayimoni, mu izina rya Yesu be muzima. Kubera iki? Hari imbaraga zimira izindi. Haleluya. Sinitaye ngo wagiye mu bapfumu bangahe, oya, aho wagiye birakureba.
sinitaye ngo umurozi wakuroze yakuroze uburozi bufite imbaraga zingana iki. Reka nkubwire icyo nzi ni kimwe, nuko nuhaguruka ukaza nkagusengera ayo marozi arahita akuvamo nonaha nyitegeka gusa. Haleluya. Hari imbaraga zikora ibitangaza z'Imana, hari amavuta adasanzwe nshuti zanjye. Haleluya. Reka mbabwire buriya Imana ijya kurema abantu ikamenya ko bazagira ibindi bibi bakora nabo, bakagira ibindi by'ubukonikoni bakoresha. Yari yarashizeho abo kuzakuraho ubwo bukonikoni. Bishatse kuvuga iki? Ni ukubera iki inkoni ya Aroni yahindutse inzoka, n'iz'abapfumu zigahinduka inzoka n'abarozi? Ariko bishatse kuvuga iki? Umupfumu ashobora kukubesha ngo yagukoreye igitangaza. Umupfumu ashobora kukubesha ngo yaguhaye urubyaro. Bijya bibaho. Ariko reka nkubwire, hari ukuntu umuntu aba aruhijwe cyane. Wenda tuvuge n'urugero, yabuze urubyaro, akazenguruka ahantu hose akivuza bikanga, akajya mu bapfumu batandukanye bikanga. Byazageraho wenda ari mu gihano cyangwa se ari kugeragezwa n'Imana, ari mu kigeragezo n'Imana yagishizeho icyo kigeragezo cyo kuvuga ngo reka mugerageze mwime urubyaro irebe ukuntu bimera. Umuntu akifata akazenguruka ahantu hose, akagenda akivuza, akagenda mu bapfumu, amafaranga ye bakayarya, akagenda akagira gute, ibibazo bikaba ibibazo muri make. Amafaranga yose abonye akayajyana, akavuga ati aya nayo gushyira abaganga bakamvura. Akagenda mu badogiteri batandukanye bikavaho, akagenda no mu bapfumu batandukanye. Niba yagiye ku Gisenyi uyu munsi, ejo bundi azaba yagiye mu Burundi, nava mu Burundi azajya muri Tanzania, agahora mu ngendo zitandukanye zo kugira ngo abashe kugira ute, abone umwana. Imana yabona ageze ku rwego rwo kuvuga ngo cya gihe yamushiriyeho kirageze ikamumuha. Niba tuvuge n'urugero yavuye ku mupfumu runaka, agahita avuga ngo uwo mwana n'uwo umupfumu yamuhaye, akamwitirira abapfumu ngo iyo ntajya kuri mupfumu wa nyuma ntabwo imba mbonye umwana. Nyamara Imana yabonye uko kuzenguruka, yabonye iyo miruho yiwe irangije imugirira ibambe, imuha umwana. Ariko uwo wavuye mu bapfumu ntabwo azamenya ko ari Imana yabikoze, ahubwo azibwira ko ari abapfumu babimukoreye. Ngo imbaraga z'Imana ziracyakora. Haleluya. Imana iracyakora ibitangaza, iracyakora imirimo ihambaye. Reka mbabwire, Imana uko uyizeye niko ikuzira. Niba uyizeye nk'inyembaraga, ikuzira mu mbaraga nyine ukabibona. Oya, wowe upfa kuba uyizeye gusa ubona ibitangaza by'Imana nshuti zanjye. Oya, reka rero kujya mu bapfumu, reka kujya kuraguza, reka kujya mu barozi, reka kujya mu basigaye biyita ngo ni abavuzi ba gakondo ba kinyarwanda. Reka kujya muri abo bapfumu, abapfumu kuko nta cyiza cyabo, ni ibibi gusa. Ingorane abaturarwanda dufite twese, cyangwa se n'ababa mu bihugu bitandukanye, yaba ibidukikije muri East Africa, abari muri Afrika, ndetse abari mu Burayi, abari no muri Amerika, abari ahantu hatandukanye, kuko nta hantu hataba abapfumu cyangwa se ba sogokuruza bacu. Ibyo bizeraga byagiye bigiraho ingaruka ku bana babyaye. Ibyo ngibyo ugasanga bigiye bidukurikirana, ugasanga umuntu ni hahandi ahorana ubukene, ahorana ibibazo, ahora apfusha, akibaza ati njyewe Imana yandemeye gupfusha. Ndaje mbe basobanurire. Ibi byose biraterwa n'iki? Biraterwa n'abapfumu. nta kindi abapfumu bazana, ni ingorane, ni ibyago. Mubareke, mubavemo, ntimuzasubireyo. Uwajyagayo kuva uyu munsi abireke. Haleluya. Reka mbasomere n'irindi jambo
rindi riherekeza iri ngiri, hanyuma nze kuza kubasobanurira neza mwumve, mbashe kubabwira ububi bw'abapfumu. Mubahunge bene data, mubahunge kuko nta cyiza kibaturukaho. Ijambo rya kabiri ngiye kubasomera turarisanga muri Zekariya ibice 2, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 4. Titire y'amagambo, titire iravuga ngo amahembe 4 n'abacuzi 4. Umurongo wa mbere, maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4, mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abayisiraheli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka nyereka abacuzi 4, ndabaza nti bariya bazanwe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe. None rero bariya bazanwe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'abanyamahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Haleluya. Ayo mahembe uko yazaga agatesha abantu umutwe, ariko Imana ishyiraho abo kugira ute, abo gukuraho izo mbaraga z'amahembe, abo gukuraho ibyo bitero byose by'abadayimoni, abo gukubita hasi izo mbaraga. Haleluya. Umva 4 reka nongere masubiremo. Ndamubaza nti bariya bazanwe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe. None rero bariya bazanwe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'abanyamahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Haleluya. Bivuze ngo ayo mahembe, iyo myuka iyo yageze muri famiye, nta n'umwe ubasha kumvikana n'undi, habamo amacakubiri. Ikindi, haba icyo bita akato, bakavuga ati kwa runaka bitewe n'amarozi yaho, bitewe n'ukuntu bimeze, bitewe n'uko ari abapfumu, bitewe n'uko bahora mu bapfumu. Bariya abantu reka mbabwire, wihaye ukabegera nabo bashobora kuba bagira ute, ayo mahembe yabo yagufata, cyangwa se iyo myuka ibariho yakujyaho. Kandi koko biba ari byo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo wa muntu wagiye akajya kuraguza, akajya muri ayo mahembe, akajya muri abo bapfumu, nugenda ukaba inshuti nawe, nta handi azakujyana, azakumvisha ko nawe ugomba kujya kuraguza, agomba kukujyana mu bapfumu. Akubwira ati ariko uza ahantu mba nagiye, akumvisha buryo ki kujya mu bapfumu ari byiza, uzashiduka nawe wagiyeyo, bititaye ngo urasenga, bititaye ngo wamenye Imana, nawe ushiduke wagiye gupfumuza mu bapfumu, kandi mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Utatane, abantu batatana, abantu bashwane, abantu bagira ute, kubera ya myuka y'amahembe, ya myuka y'abapfumu izatera abantu guhunga urwangano, abantu babashe kwangana, abantu babashe guhana kato, bitewe n'iki? N'umwiryane babateye. Ari byo nababwiraga, nta cyiza gituruka mu bapfumu, nta na kimwe. Ingorane zose turimo duhura nazo nizavuye mu bapfumu. Bishatse kuvuga iki? Basogokuruza bacu bajyaga kuraguza bagaterekera, ibyo ngibyo rero bakoze nibyo bigenda bigakurikirana abana babo, bikagera ku buzukuru, bikagera ku buvivi n'ubuvivure. Ugasanga umuryango
harimo abana b'abadebiri, ugasanga harimo abasazi, ugasanga muri make hari ukundi kuntu bimeze, hari abikubita hasi bakarwara ibicuri bakabira urufuzi, bitewe n'iki? Na ya myuka y'abapfumu bagendeyemo, bababeshya ngo bari ngo kubizera cyangwa se bari baha ibyiza, kandi ari imyuka mibi bari kubatongera, bari kubashiramo. Muzajya kumva mwumve barababwira bati kwa runaka barabandwaga, baraterekeraga, bagiraga gutya, bega bahaga abazimu inzoga, babahaga ibyo kurya, babahaga ibyo kunywa, mbega kwa runaka n'ubu ngubu biracyahari. Hari abantu bagifite guterekera, bagifite utuzu indaro z'abapfumu, bafite indaro z'abazimu nyine, baterekera basogokuruza babo, barya ibiryo babanje kubitongera babivugiyeho amagambo, bokereza abazimu inyama, babasha kunywa inzoga bacanye umuriro, bakabasha kugenda banywa bacira bavuga amagambo. Ibyo biracyahari mu Rwanda, si mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Iyo myuka rero y'abapfumu niyo igenda ku miryango, ugasanga abantu, ugasanga bagize ingorane, ugasanga ingaruka ziri kugenda zigira ute, zigera ku bantu, ugasanga bamwe bariyahura, ugasanga mu miryango buri mwaka umuryango urapfusha, buri mwaka uko bapfushije bakibaza tese turabyara nibyo tukunguka, umuryango ukaba munini, ariko se ko abantu bashize bapfa n'ukubera iki? Bakayoberwa impamvu. Kumbi buri mwaka hari igitambo batambiraga abo bazimu, batangaga inka, batangaga ihene, batangaga igitambo cy'inyama nyine, cyo kugira ngo abo bazimu babashe kugira ute, kurya no kunywa. Batangaga izo nzoga. Ubu ngubu ukibaza ni iyihe mpamvu rero biba byabaye? Murabizi ko abazimu nta kindi barya abantu cyangwa se abapfu, n'amaraso, bakanywa amaraso, nibyo bintu barya, nibyo bibatunze. Banywa amaraso bakarya n'abantu, ninuza n'umubiri w'abantu. Mwibuke igihe Adamu na Eva bacumuraga, igihe Imana yabakuraga muri Edeni, ubwo yabahaga ibihano, igaha umugabo ko azarya yiyusha kuya, ikabwira umugore ko azabyara ababaye arushye, ikabwira Satani ko azarya umukungugu. Bivuze ngo icyo gihe Imana yari ihaye uburenganzira, reka mbyite gutyo, bwo kuba Satani yabasha kugira ute, kuba yarya abantu. Kubera iki? Umuntu aremwe mu gitaka, mu mukungugu, mu bitaka nimwo aremwe. Bishatse kuvuga iki rero? Nta kindi rero Satani azarya, agomba kurya abantu. Abantu bakunda kwibaza bati kubera iki buri mwaka haba impanuka abantu bagapfa ari benshi? Ni ukubera iki? Nuko hari ibitambo biba byatambwe, Satani abakeneye kurya no kunywa, muri make abari kwizihiza, abanezerewe, kiba ari ikirori kuri we. Twewe mu gihe umuntu niba yapfuye turira tukavuza induru tukaboroga, kwa Shitani baba bari kubyina kuko babonye ibyo kurya, babonye n'ibyo kunywa. Haleluya! Rero niyo mpamvu iyo wajyaga mu bapfumu utabizi, bagusabaga ibitambo. Hari abo basabaga inka, byategwaga nuko wifite. Hari abo bakaga amahene, hari abo bakaga intama, byategwaga cyane cyane. Bakunda kukubwira ngo
dukeneye ihene y'ibara rimwe, dukeneye intama y'ibara rimwe, dukeneye inkoko y'ibara rimwe, bakayijyana bakavusha amaraso, ukagerekaho n'amafaranga. Ibyo byose rero bakoraga yari imihango, bagatongera ya maraso. Mu gihe ari kuyavusha yagiraga amagambo atongera avuga. Rero bivuze ngo ibyo yabaga ari kuvuga ibyo byaragukurikiranaga, bakagenda bakakubeshya ngo baragukijije. Niba ugiye ufite indwara bakagerageza buryo ki isa nk'iyoroha, ugataha ukavuga ati nakize, wagera mu rugo ukongera ukaremba, ejo ukongera ukajya ahandi, gutyo ugasanga uragenda uzenguruka. Nyamara nta cyiza nababwiye, natangiye mbabwira ngo umujura nta kindi kimuzana, reka mvuge gutyo, usibye kwica, kwiba no kurimbura. Rero Satani nta kindi kimuzana atagutwariye ibyawe, atakunyaze. Satani ntabwo yishimira kukubona wubatse inzu nk'abandi, oya. Ntabwo yishimira kukubona uri mu kazi, ukora akazi nk'abandi, umwaka ugashira undi ukaza, imyaka ikaba 10, oya. Uzasanga rero nta munezero yifuriza umuntu. Kubera iki? Kubera ko twebwe abantu nitwe twatumye Satani ava mu ijuru. Kubera iki? Yariyemeye, arangije aravuga ngo Imana yaremye umuntu adahari. Kubera iki yamuremye itamugishije inama? Ijya kure mu muntu yabanje kwihisha, ibikora yihishe. Satani ntabwo yari ahari, ngo yari yagiye kuzerera ashakisha nyine, ubwo yari yagiye gutara amakuru, gushaka ibyo arega. Dore ko mu ijuru akimara kumanuka ngo abamarayika barishimye, baravuga ngo dore umurezi waturegaga uko buri munsi aragiye atuvuyemo. Ariko baravuga ngo wasiwe ugushije ishano, kuko Satani akumanukiye Rusafero afite umujinya mwinshi. Bishatse kuvuga iki? Imana imaze kubona ibyo ngibyo bibaye rero, kubera ko Satani yaramanutse bitewe nuko azize umuntu, kuko yiyemeye akazana ubwiyemezi bwo kwishongora ku Mana ngo iba yaremye umuntu ikamwereka uko yamuremye. Igirira umujinya umuntu, iravuga ati unkuyaho narindi nezerewe, none nanjye nta cyiza nzakwifuriza na kimwe. Niyo mpamvu usanga abantu bahora mu miborogo barira, bahora bababaye, mbega bahora bashavuye. Kubera iki? Nta cyiza Satani yakwifuriza na kimwe. Icyo abakeneye nuko wapfa, nuko wategwa n'inyatsi ibyawe byose bigashira, nuko warimbuka ukajya gihonomu ukazashana nawe iteka ryose nk'uko azashya, nubwo igihe cye kitari cyagera, ariko azi ko kiri bugufi. Nuko wamukorera nyine ugakora ibyangwa n'Uwiteka ukazahanwa. Ibyo nibyo bimunezeza. Ariko kuvuga ngo wamenye Imana, wahindukiye, waretse ibyo wari urimo, niba wasambanaga wabiretse, niba wanywaga inzoga wabiretse, niba wicaga wabiretse, niba wibaga wabiretse, niba wakoraga ibyaha bigiye bitandukanye wabivuyemo, ntago bimunezeza. Anezezwa n'ukuguma muri ibyo byaha kugira ngo uzabipfiremo, nurangiza uzashane nawe uko azashya mu muriro utazima. Reka mbabwire rero, abakozi be cyangwa se abamukorera ni abapfumu. Mu Rwanda ndabaha urugero, hari uwo bita Salongo, ni umupfumu uzwi wamenyekanye, yewe yajyaca no ku macano ya YouTube atandukanye, baramukamera berekana ngo ngakora ibitangaza. Yigeze agendera ngo hejuru y'amazi, bakinye filime ngo yo kugendera hejuru y'amazi. Yewe yongera kwiyerekana ngo ari kuroba ifi, ngo nk'uko Yesu yarobye ifi, ashaka kwigereranya na Yesu. Ariko uzi umupfumu wigereranya na Yesu, Imana, wigereranya n'Imana ngo ayiwe data wa twese. Ariko nkibaza, Imana kubera iki yemera ko ibyo bibaho ikatureka? Ni ukugira ngo irebe kwihangana kwacu no kwizera kwacu aho kugarukiye. Ese niba umuntu aje akaza yishushanyije cyangwa akora ibintu muzi ko ari mubi,
muzi ko nta kindi kimuzanya ari ubupfumu nyine, ari gutuma abantu tugira ingorane, ari ugutuma abantu bicwa n'ibibazo bitandukanye, ari ugutuma abantu bicwa n'ubukene n'inyatsi zigiye zitandukanye, gukurikirana imiryango y'abantu batandukanye. Ugasanga muri make nta cyiza umupfumu azwiho na kimwe, nubwo we yajyaga ajijisha nyine akerekana ko ngo azi na Bibiliya, yewe yaba ari gupfumura akagira gutya akaba yayishize impande ye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni ukuyobya abantu kugira ngo nugerayo uri n'umurokore cyangwa waramenye Imana ubashe kugendera muri ubwo buyobe, ugire ngo ibyo ari gukora ari kubikoreshwa n'Imana, kumbi ni Satani cyangwa se nta yindi myuka mibi imukoresha, kumbi ni umukozi wa Satani. Mbibutse yuko na Satani nyine azi ijambo ry'Imana, nubwo hari bimwe azi macuri, ariko uko byagenda kose nawe aresikoroka, azi uburyo nyine. Niyo mpamvu nababwira iki, muzakunda kuzajya mubibona abagiye bajyayo, wenda bo baduha ubuhamya kurushaho, kuko njyewe sinagiyeyo, sineze no kuzajyayo. Saba Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa izagumye indindirize mu buntu bwayo, mu kuboko kwayo ariho nzigwira. Haleluya. Muri yo kuko muri yo harimo byose, harimo ubugingo buhoraho, harimo insinzi ihoraho, hariho ubukire, hariyo icyubahiro, hariyo mbega hari ingororano Imana yageneye abayubaha, abayikurikira, abayizera. Hari ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibyo rero irabiguha bitewe n'iki? Nuko uyikorera, nuko wayizeye, nuko uyiringiye, bitewe nuko mubanye. Reka mbivuge gutyo. Rero abapfumu bakunda kujijisha, ugasanga afite Bibiliya rwose, wagerayo ugasanga arayifite. Kimwe n'abajya mu barangi, imyuka y'abarangi, ariyo kimwe cya kane niba atari cya gatatu cyamanukanye na Satani, bamukorera cyangwa se akoresha, nabo usanga bafite ingoma, bafite Bibiliya, bafite iki, bajijisha abantu. Abagiyeyo bakagenda bazi ngo bagiye ngo gusengerwa ngo bakire, akenshi babafatira ku ndwara, abandi bakabafatira ku bukene, abandi bakabafatira nyine kubashukashuka kugira ibyo babaha by'ubuntu, bo bakagira ngo ni izindi mpuhwe, kumbi ni ukugira ngo babarangize babajyane Gihonomu, bazashe mu muriro w'iteka ryose bashana na Satani. Kubera ko abakozi be nyine ku isi barahari. Hari Illuminati, hari imyuka igiye itandukanye y'abafarumaso, hari abaroze kuruwa, hari imyuka igiye itandukanye y'abantu bakorana nabo, ndetse hari n'abayobozi bakomeye babirimo, abakire bakomeye babirimo. Ibyo ngibyo rero byo nabibabwira ngo bifite nyiri mwami, nyiri cyubahiro, nyiri bushobozi bwose, bafite ubayobora cyane cyane. Reka mbatungira agatoki, navuga Papa, nawe ari mu bayoboye iyo Illuminati cyangwa se iyo si y'umwijima, nubwo kenshi na kenshi abenshi bagira ngo ayoboye Kiliziya Gatulika, ayoboye abagatulika aho bari ku isi yose, bafite icyicaro i Roma ariho bakorera, ariko nyamara ni wese, navuga ngo ni wese w'iyo myuka, cyangwa se niwe ubasha kubakorera neza, kuko ibyo ategetse, kubera ko afite ubuhangaje, bibasha kumvikana. Mwibuke ko n'ubutinganyi aribo babutegetse, n'ibindi bigiye bitandukanye bibi bigiye bikorwa mu isi, bashaka kuyobya intore z'Imana, bashaka kuyobya abantu basenga. Rero reka mbabwire, iyo myuka mibi ya Satani irakora.
bakorera mu mwijima cyangwa se mu bwihisho, usibye ko hari bimwe bari kugenda bakora ku mugaragaro. Abantu bakunda gukurikirana zino ndirimbo z'abanyamerika cyangwa se bano bahanzi ba Jay-Z, ba Rihanna, ba Beyonce, n'abandi bagiye batandukanye, ba Lil Wayne, ba Rick Ross, bande bose bagenda berekana ibyo bimenyetso mu ndirimbo zabo za Illuminati. Bakunda kubyerekana muri iyo miryango yabo, ibimenyetso bagenda bakora. Wowe ukabyumva ukabibyina. Hari n'ababyina izo ndirimbo kubera ko baba bafite igikundiro cy'abazimu. Ukabyumva ukumva izo ndirimbo ukaziririmba ukazihimba, yaba zituka Imana, yaba zivuga kuri iyo myuka mibi yabo ya Satani. Ishobora kuyiririmba bikakwadukira, iyo myuka ikagukurikirana ikakwinjiramo ukaba utabizi. Akenshi baba bavuga indimi, urumva ururimi rw'abanyamerika navuga gute, bavuga icyongereza bagikase cyangwa se bagihinye mu mpine. Gupfa kucyumva biba bigoranye, bisaba kuba warize, mbega warize utiyigishije kandi warize mu mashuri asobanutse. Hahandi bavuga icyongereza nyine ukagira ngo ni umwongereza, bavuga igifaransa ukagira ngo ni umufaransa wamize cyangwa ni umwongereza wamize. Niwe nibura wapfa gutahura cyangwa kubyumva neza, ariko abenshi ntago babyumva, dore ko abenshi baba bataranize. Nubwo muri iki gihe ubu ngubu tugize gute abantu kwiga babishize imbere, ariko hari n'abandi byananiye cyangwa hari n'abandi batabitekereza bakora n'ibindi. So ibyo ntago twabitindaho. Navugaga ku bapfumu, ariko cyane cyane niyo mpamvu nababwiye ngo mpagurutse guhishura cyangwa se kuvuga amayere ya Satani n'abadayimoni be niyo myuka mibi yose y'abazimu. Hanyuma ndavuga ku wundi mupfumu witwa Rutangarwamaboko, cyangwa se namwita gute, muri make kubiyizera abapfumu cyangwa se babazi. Mbega nawe ni umuvuzi ngo wa gakondo, baragenda bakabavura. Nuko maye nababwira iki, bakagenda bagapfumuza, bakabaka inuza ihene y'ibara rimwe, intama y'ibara rimwe, inkoko y'ibara rimwe. Mbere bakaga intuma, ariko ubu ntabwo wapfa kuyibona, niyo mpamvu baka inkoko. Muri make inkoko yasimbuye intuma. Hanyuma ibyo bitambo abantu batamba cyangwa se bashira abapfumu, ibyo nibyo Yesu yaje gukuraho ubwo yakwitangiraga rimwe ku musaraba, akamena amaraso ye, yarangiza akabikuraho, akavuga ati byose birarangiye. Rero muri iki gihe abapfumu, abo bakozi ba Satani, iyo wagiye kubegera cyangwa se winjiye kubakorera, cyangwa si hari iki bakeneyeho, ndakunda kuvuga ku bakire. Hari nk'umuntu ugira ubukira bukuye kwa Satani cyangwa se abukuye muri iyo myuka, hari icyo bamwaka. Bashobora kukwaka umubyeyi wawe ukunda, bashobora kukwaka umugore wawe, bashobora kukwaka umwana wawe, hanyuma ukamutanga w'imfura cyangwa se uwo ukunda cyane. Bareba uwo ukunda, hanyuma bakamukwaka, ukamutambaho igitambo, bakamujyana. So abo ngabo hari abakire bakira bitewe nuko nimvuga gukizwa ntago ari ugukizwa gusenga ngo bave muri iyo myuka mibi, ahubwo babitanga bakabikora, bakagira ngo babashe kugira amafaranga bibikomerezwa, bakagira ibitambo basabwa. Rero iyo umuntu agiye mu bapfumu gupfumuza cyangwa se kugenda ngo bagiye kugira ibyo bamukorera iyo mihango, wenda afite ikibazo cy'urubyaro, ararwaye indwara, cyangwa se hari imyuka imuriho, uragenda bakakwaka amafaranga, ukagenda ujyanye amafaranga, hanyuma
wamara kujyana amafaranga ukajyana n'icyo uri butambeho igitambo nyine, niba uri bujyane ihene, niba uri bujyane intama, niba uri bujyane inkoko, biterwa, niba uri bujyane inka, biterwa n'ubukire ufite uko bungana cyangwa se n'ubushobozi ufite, kubera ko baba babibona nyine bakagira ibyo bagutuma bitewe n'ibyo bashaka kuroga cyangwa gukora. Rero reka mbabwire ayo mahembe, ubwo burozi, abo bapfumu, abo bakonikoni, abo barozi, iyo myuka yose y'abadayimoni, umuntu wese yabiriho cyangwa se kubamaze kubyizera ariko bakaba bizeye ko iyo myuka nubwo bayirimo nta cyiza cyayo, bashobora kuba bahindura bakizera Imana. Duhari ku bwanyu. Ese ni indaro z'abapfumu muterekereramo, mwizera, mukeneye ko nza nkatwika? Mari ndahari, ndaza nkabitwika, izo nyabingi nkazisenya, ibyo birozi nkabikuraho. Ese ni uburozi bakuroze cyangwa se baraguhambiriye, ukeneye ko ibyo bizingo bagusizeho bikuvaho? Ese ni umwana wawe uri mu nda bazinze, utwise imyaka ingahe, umaze imyaka 4 ukiri ku nda, barakuboshe, barakuzinze, ntubasha kubyara, wategereje kubyara byaranze? Ese ni imyuka mibi iguhangaho, ni ibicuri, ni amarozi, mbega ni iki kikuriho muri makeya ukeneye ko tugusengera kikakuvaho? Ese ni imyuka iguteza ubusambanyi? Ese ni karande ikuriho y'ubukene, ukeneye ko nawe watera imbere ukava muri iyo myuka y'abapfumu, hanyuma ibyo bagushizeho cyangwa baguterereje bikakurekura? Mpari ku bwanyu. Niyo mpamvu Imana impamagaye, niyo mpamvu mbabwiye ngo nta cyiza cy'abapfumu, ariko umuntu wizera Imana akayiringira, akayikorera, cyangwa se akajya ku bakozi bayo bakamusengera, bakamufasha kumubohora iyo myuka. Bamwe barota inzozi, barota barara basambana n'iyo myuka mibi, ababoshwe n'imyuka y'abazimu, abarara bagwa mu byo, babarara inka zibirukaho, abarara muri make bari guhinga imishike, abo baza bakabyutsa mu ijoro bakabajyana kubahingisha, bakabyuka mu gitondo basanga buzuye uburimiro, babasohoye babajyanye. Hari imyuka mibi ya Satani ikuriho. Nkubaze, uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu Bugande, uri mu Burundi, uri muri Tanzania, uri muri Nigeria, uri muri Afrika yose, reka mbivuge gutyo ntiriwe mvuga buri gihugu, uri mu Buraya, uri muri Amerika, uri kuwuhe mugabane, uri mu birwa bitandukanye, mpari kugira ngo nsengere iyo myuka yabafashe, iyo myuka ibariho ibaveho. Ese ni karande, ni imbaraga za karande, ndasengera abo bazimu bakakuvaho. Ese ni indwara zitandukanye z'amayoberane, ujya kwa muganga bakagupima bakabura indwara, bakavuga turi muzima kandi nyamara umerewe nabi. Mari kugira ngo nkusengere ibyo byagufashe bikurekure. Ese ni inzozi mburota, ukeneye kurota inzozi nziza, ubwo urota ibikwica, ukarota ibigusambanya, ukarota ugwa mu myobo, mbega nta cyiza urota mu nzozi zawe, ukeneye ko nkusengera ukagira inzozi nziza, ukarota inzozi nzima zifite icyerekezo, tera intambwe. Ukeneye ko nsengera iyo ndwara yawe, tera intambwe. Mpari ku bwanyu. Niyo mpamvu Imana impagurukije kugusengera. Ese ni amahembe, tera intambwe nyasengere akurekure. Ese ni imyuka mibi bakoherereza mu ijoro ikarara ikuniga, tera intambwe nkusengere. Kubera iki? Hari imbaraga zituriho, hari ububasha Imana yaduhaye. Nabasomeye ijambo rimeze gute, rivuga ngo Mose na Aroni baragenda kwa Farawo, bamaze kugerayo, umva
ijambo rikomeye ngo barambika inkoni yabo hasi, barambitse inkoni b'inzoka, ngo n'abapfumu n'abakonikoni babo n'abarozi barambika izabo ngo zihinduka inzoka. Ariko haleluya, inzoka, inkoni ya Aroni yahindutse inzoka, ngo imira za zindi zose, bwa bupfumu bwose, bwa bukonikoni bwose, za nkoni z'abarozi zose, iyo nkoni, iyo nzoka irazimira. Bishatse kuvuga iki? Hari imbaraga zimira za Satani, hari imbaraga zimira izindi, hari imbaraga zihindura ibyanze guhinduka, hari imbaraga zidashikirwa, hari imbaraga zidakorwaho, za zindi Satani yumva cyangwa wa muntu abona agahinda umushyitsi akavuga ati ndapfuye, za zindi umudayimoni kubona akavuga ati duhuriye, uje kunyica, uje kundangiza. Ese n'abadayimoni bakuboshe? Tera intambwe ngusengere. Ese ni ibyorezo bikuriho byazanwe n'abadayimoni? Tera intambwe ngusengere, urebe imbaraga z'Imana, urebe gukora k'Uwiteka, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Warasengewe nibyo, wagiye mu bapfumu batandukanye, warivuje biranga, wagiye ku mugabane w'i Buraya, wagiye mu bihugu bitandukanye wivuza biranga. Ariko reka nkubwire ngo iyo ndwara urwaye si yo kukwica, ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro. Umva, Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo hari umugore umaze imyaka 12 ari imugongo ava. Haleluya. Ngo nuko yumva inkuru ya Yesu, nkuko ugiye kumva iki kiganiro cya Dr.APOSTLE NKUNDABOSE happy, nkuko ugiye kucyumva kuri YouTube. Oya, rarika n'abandi, bwira n'abandi, wibyihererana. Reka nkubwire, yumva inkuru, yumva ko hari umugabo bita Yesu, aravuga ati uriya mugabo yumva ko akiza indwara, yumva ko akora ibitangaza, yumva ko haleluya hari ibintu akora bitandukanye, yumva ko namugeraho ari bukire indwara ye. Yumva inkuru y'ibyo Yesu yakoraga, ko abantu bazukaga, abapfuye bazukaga. Yumva ko abarwaye indwara zitandukanye zakiraga. Yumva inkuru, yumva ko ababashwe n'abadayimoni babavagamo. Yumva inkuru nziza yo kuri Yesu Kristo. Arangiza arahaguruka, aravuga ngo mva, ngiye kugenda mure n'uyu mugabo, ngiye kugenda mure n'uyu mugabo akore ku burwayi bwanjye. Umva, agira kwizera, aravuga ngo ngewe singenda nka nsengere nk'uko asengera abandi, simusaba kandambikaho ikiganza. Oya, agira kwizera guhambaye. Arangiza aravuga ati ninkora ku ishunda y'umwenda we gusa ndakira. Bishatse kuvuga iki? Gira kwizera. Ese n'abarozi bakuboshe? Oya, wihunga umurozi. Bibiliya ivuga gute? Umurozi nta kindi gihembo cyiwe usibye kumwica, usibye gupfa. Nta kindi gihembo cy'abarozi. Ntugahunga umurozi, aho kumuhunga uzasenga kwimuke, aho kumwimuka we azakwimuke. Mu izina rya Yesu, witega ubwoba n'abarozi, witega ubwoba n'abapfumu, witega ubwoba n'abakonikoni, witega ubwoba n'indwara zitandukanye, witega ubwoba n'iyo myuka bakoherereza. Mari ku bwanyu. Haleluya. Niyo mpamvu Imana imamagaye. Reka nkubwire ngo amarozi yari amaze iminsi agufashe, arakurekura. Tere intambwe uze ngusengere. Abadayimoni bari bakuboshe, barakurekura mu izina rya Yesu. Ese ni indwara urwaye, imaze imyaka 40 ngaho uyirwaye, imaze imyaka 10 ngaho uyirwaye. Oya, upfa kuba wizeye. Ijambo rirambwira ngo haleluya, haleluya. Mu Ngoma za 2 ibice 20 havuga ngo iki? Ngo niwizera umuhanuzi uzahabwa ingororano z'ubuhanuzi, niwizera Imana uzakomera, niwizera umuhanuzi uzagubwa neza. Umva nshuti zanjye, mujye musoma ijambo. Reka mbabwire, niwizera imbaraga zindiho, niwizera amavuta ndiho, ugahaguruka, nitaye ngo uri mu kihe gihugu,
nitaye ngo urabarizwa kuwe mugabane, wowe ugahaguruka ukabati nkeneye kunsengera, nakubwiza ukuri, Imana ya Aburahamu na Isaka iragukiza, Imana ya Aburahamu irakubohora. Reka nkubwire, ntabwo ndi muri babandi bavuga ngo ninjye wagukijije, ninjye wagusengeye, bitewe n'amavuta ndiho niyo yampaye, ningusengera ugakira, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, iryo ni ishimwe, ibyo bizanezeza kuruta ukavuga uti ni Imana yankijije, Imana ikorera muri we, kuruta uko uzagenda ukavuga ngo na Apotre wankijije. Oya, uzavuga ngo ni Imana yankijije, kugira ngo n'abandi bose bazabyumva, bazavuga ati mu ijuru hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Oya, hari Imana twizeye, iyo ngiye ikora imirimo ihambaye. Reka nkubwire, na n'ubu iracyakora. Abakubwiye ko Imana idakora barakubeshe, iracyakora, iyakoraga kera n'uyu munsi iracyakora. Reka nkubwire, Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko azahora witeka. Ijambo rikamira ngo Yesu asiga avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo unyizera azakora ibirenze ibyo nge nakoze. Reka mbabwire, duhari kubw'Imana, duhari kubwa Yesu Kristo, kugira ngo tubohore abantu bayo, kugira tubohore abantu b'Imana, abo Satani yatsikamiye, abo Satani yaboshe babashe kubohoka. n'indwara urwaye, reka nkubwire irakira. n'amarozi bakuroze urayaruka, n'abadayimoni bakuriho baragusohokamo. Reka nkubwire, ese n'indwara zitandukanye zirakira kubera iki? Hari amavuta adasanzwe. Bene data, reka mbabwire, hari imbaraga zidasanzwe, hari umwuka, haleluya haleluya, w'Imana ubohora, umwuka ubohora imyuka yose y'abazimu ikakurekura. Reka mbabwire, ibyo abapfumu baguteje, ibyo abarozi bagushizemo birakurekura. Reka nkubwire, ntukangwe n'ubwoba, ntukangwe n'abatekinise. Reka nkubwire we, tera intambwe. Ese ni iki kikuriho uvuga ati nkeneye ko Imana yanjye, Imana nizeye yakora imirimo? Kabati Imana ya Dr.APOSTLE NKUNDABOSE happy yakora imirimo ihambaye, ningenda nkamugera imbere, ningenda kansengera, ningenda kambohora, ningenda kankura deliverance, ningenda akagira ibyo yatura. Reka nkubwire, hari n'abandi baba baravumwe, bakavumwa n'amasenge, ukavumwa n'ababyeyi bawe, bakagushiraho umuvumo, bakavuga ngo uzapfa gutya, uzagenda gutya, bizagenda gutya, bakagira ibyo bakwaturiraho bibi. Reka nkubwire, ndagusengera, iyo mivumo ikakurekura, ibyo bakwaturiyeho bikakuvaho. Kubera iki? Hari imbaraga zindiho, hari amavuta ndiho. Haleluya haleluya. Imana impamagariye kubohora abantu bayo baboshwe. Haleluya haleluya. Nitaye kubikubose, nitaye kubyo bagutongereyeho, wowe nutera intambwe. Haleluya. Yizere gusa uhaguruka nshuti yanjye. Oya, wikwiyicarira iwawe. Hari imbaraga zirukanwa nuko zahuye n'izindi, hari imyuka yirukanwa nuko ihuye n'uwundi mwuka. Haleluya. Hari imyuka mibi ihura n'umwuka wera, ihura n'umwuka w'Imana igahunga. Reka mbabwire, haleluya haleluya, hari umudayimoni udashobora kukurekura, ariko wagera imbere y'umukozi w'Imana akibwiriza, akirukanka. Kubera iki? Hari imbaraga imurimo iruta izi murimo. Reka nkubwire, Satani nta mbaraga afite, ariko Imana ifite imbaraga zihambaye. Reka nkubwire, ndakubwiza ukuri, tera intambwe. Oya, ntiwigumire iwawe utubwa Apotre yabwirije, n'ukuri nanjye birangeraho. Oya, ukibyumva haguruka utera intambwe. Ndi mu gihugu cy'u Rwanda, haleluya haleluya, mu murwa wa Kigali. Aho ngaho ndababwira abifuza kuba mwaza tugasengana nk'abasengera, kubifuza kubona imbaraga z'Imana, ibitangaza bikoreka, nimutera intambwe. Haleluya haleluya. Nababwiye ngo
nimuze murebe ibitangaza by'Uwiteka. Uyu mugore wari mugongo yadahaguruka ngavuga ati ngiye guhura na Yesu, yatahaguruka we akigumira iwe, n'ukuri kw'Imana ndabarahiye ntabwo yari gukira indwara ye, ariko yaraje arabyigana. Amaze kubyigana akora ku ncunda y'umwenda wa Yesu, ngo Yesu agikoraho ngo yumva imbaraga imushizemo, arangije iragabanutse. Arabaza ati ninde unkozeho? Abigishwa we bari kumwe umva baramubwira bati mwami abantu barakubyiga. Warangiza ukavuga ngo abantu barakubyiga, warangiza ukavuga ngo hari ugukozeho, ariko arababwira ati hari unkozeho. Haleluya, haleluya. Uwo mugore abonye kadahishwa ngo yahinda umushitsi, aza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aravuga ati ninjye ugukozeho. Arabwira ati mugore igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Reka nkubwire, haguruka. Uri mu kihe gihugu? Uri mu yihe ntara? Uri ku uhe mugabane? Reka nkubwire, udashoboye kuza wabasha no gukora ubundi buryo, ku buryo turi bubashe kubonana. Nagusanga ni iwawe, nagusanga mu gihugu waba utuyemo, igihugu cyose waba urimo, nahaguruka nkagusanga. Ariko hujijwe ibisabwa kugira ngo umuntu ahaguruke. Urabizi neza ko bisaba gushaka uburenganzira bwo kuba umuntu yava mu gihugu ajya mu kindi. Ariko reka nkubwire, wowe niwizera gusa uri buze kwakira igitangaza cy'Imana. Reka mbabwire, hejuru y'imbaraga z'abapfumu, hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, hejuru y'imbaraga z'abapfumu, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hari imbaraga z'Imana. Yewe Satani n'abadayimoni be bagiye gukorwa n'isoni, bagiye kumwara, kuko Imana irihagurukiye. Ntabwo izemera ko abantu bagumya kubohwa n'abadayimoni. Ntabwo Imana izemera ko abantu bagumya kubabazwa n'abazimu. Oya, hari imbaraga Imana imanuye, hari amavuta imanuye idusutseho kugira ngo tubashe kubohora abantu babaye imbata, bazinzwe, batabasha kunyeganyeza umutwe. Reka nkubwire, ng'amahembe yari yarafashe abayuda batabasha kwinyagambura, batabasha kuvaho bari. Ayo mahembe arabazingitiranya, arabafatasha. Haleluya. Ariko Imana ngo yohereza abacuzi bo kuyirukana, yohereza abafite ububasha bwo kwirukana abo bazimu, yirukana abafite ububasha bwo kwirukana ayo mahembe. Oya, ni ihembe bakoherereje, nagusengera rikakurekura. Oya, ni iyihe mbaraga ikuzinze? Ni iyihe mbaraga igufashe? Mu izina rya Yesu Kristo ndategeka bo badayimoni bakurekure, ndategeka ayo mahembe akurekure, ndategeka izo mbaraga z'abarozi zigusohokemo. Oya, ayo marozi urayaruka. Hari ibitangaza ndi kubona Uwiteka agiye gukora bikomeye. Wowe wizere gusa, niwizere iri jambo, niwizere iri jambo, hari ibitangaza iri bwakire. Reka mvuge ngo nimero yanjye ni 0782 90 43 74. Kubaba mu bihugu byo hanze urabanza guteranya 250 7 82 90 43 74. Reka nkubwire, hari imyuka yari kubose. Nshuti yanjye, shaka uburi umunyarwanda wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko shaka uburi kumwe n'umunyamahanga utabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Musemurire, musobanurire, ateri nabwe. Reka nkubwire, iyo myuka iri ku isi yose, kandi ntabwo mpamagariwe abumva ikinyarwanda gusa, mpamagariwe amahanga. Reka nkubwire ngo teri ntabwo uze nkufashe. Ndimo mbona ibitangaza bikoreka, ndimo mbona iminyururu ikurekura. Wowe nuteri ntabwo ugahaguruka ukaza, uri buze kubona ibitangaza by'Imana. Imana yacu iracyakora, Imana yacu irihagije, Imana yacu nikangwa na biracitse. Reka nkubwire, iracyakora. Abakubwiye ko idakora barakubeshe, irakora. Haleluya, Imana ishimwe.
nababwiye ngo ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Reka mbabwire ngo ugeze i Remera aderese uramanuka gatoya usa nk'uwerekeza ahahoze isoko rya Kabeza, ukamanuka iyo ugeze hepfo gatoya urahamagara tukakurangira, ni nko muri metero 10 uba wahageze. Reka nkubwire duhari kugira ngo tubafashe mwebwe aho muri hose, igihugu cyose waba uherereyemo, mari kubwawe mari kubwanyu. Nshuti bavandimwe, ni imbaraga z'abarozi n'iz'abapfumu se n'iza Satani n'imyuka yari kuboshe, hari ibyaguhambiriye, hari ibyo wabonaga bidasobanutse, mari kubwanyu. Reka mbabwire ngomba gusengera n'aba bana Imana iri kumishurira. Abantu mugera ku kazi ntimumare n'amezi 3, iyo ukabije ni ukwezi bagahita bakwirukana bakagushakira amakosa utakoze bakaguhimbira. Kubera iki? Imbaraga ya karande y'ubukene yo gutuma utagira icyo ugeraho. Oya, uracuruza ugahomba. Oya, watangiye business nk'abandi, abandi barunguka ariko urahomba. Urabona ugiye gufunga imiryango ukagenda ukicara iwawe. Reka nkubwire ngo tere intambwe uze ngusengere iyo nyatsi iveho, ibyo byaguhombyaga biveho. Reka nkubwire hari imbaraga mbona zikora imirimo n'ibitangaza, hari ukuboko kuwiteka mbona kurimo kugendagenda. Reka mbabwire ngo mutere intambwe. Oya, reka nkubwire warazinzwe wa mukobwa we, waheze iwanyu ukeneye umugabo, tera intambwe ngusengere. Oya, hari ibyo wari ufite wakoraga biranga, ibyo ugerageje gukora biranga. Haleluya, imigisha yawe yari iborotse. Reka nkubwire ukeneye ko imigisha yawe yongera igafunguka. Oya, hari abaguteraga inkunga none barahagaze. Reka nkubwire hari ibyo wakoraga byakuzaniraga amafaranga birahagarara, none urareba ubuzima ukabona nta cyerekezo. Reka nkubwire ngo tera intambwe uze ngusengere bisobanuke. Hari abantu uri kubona bafite amazu yo gukodesha yabuze abantu bo kuyabamo. Oya, warasenze wagize gute byaragucanze, uribaza ati se Mana ibi bintu ni ibiki? Aya mazu yanjye ko nayubatse ari muri kredi none bakaba bagiye kuza kuyateza cyamunara, ndabigenza ute? Reka nkubwire ngwino ngusengere amazu yawe n'abakiriya. Oya, nta mpamvu n'imwe wikwihagararaho. Rega, oya wikihagararaho, tera intambwe. Hari ibintu biri busobanuke numara gusengerwa mari kubwanyu. Reka mbabwire ngo hari imbaraga zikomeye ziri ku buzima bwanjye, hari imbaraga zikomeye zikora ibitangaza. Reka nkubwire bitangaza biracyakoreka, biracyakorwa. Kubera iki? Iyo wizeye Imana, Imana y'amahoro ibampera umugisha, Imana y'amahoro ibeze ibatunganye. Reka mbabwire hari ibidasobanutse bigiye gusobanuka. Reka nkubwire tera intambwe gusa wirebere. Nimero yanjye reka nyisubiremo kugira ngo uwacikanwa abashe kuyumva neza. Ni 0782 90 43 74. Kuba ari mu bihugu byo hanze urabanza guteranya 250 7 82 90 43 74. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Mugumye mukurikirane ibiganiro byacu, kandi nutera intambwe ndahamya neza ko munuza utazasubira yuko waje. Kubera iki? Hari imbaraga z'Imana zituriho, hari amavuta adasanzwe. Niyo mpamvu nari magurutse kubabwira iri jambo rivuga ngo mutere intambwe. Haleluya, haleluya. Nubwo hari ibyari bibatsikamiye bigomba kubarekura. Murakoze.